Yes, nabasuhuje cyane mu byubahiro byanyu. Iyi ni Digital Wealth Academy Pro. Nizere ko mumeze neza no kuri. Mu by'ukuri hashize igihe hari haciyemo iminsi rwose ntarimo gukora video ngaragara, ariko ni byiza mpora mbifuriza kandi abantu baje muri uyu mwuga turimo wa forex trading, nyamuneka shakisha. Nuvuga ngo turimo turiyibutsa impamvu tugomba gukomeza kwiyibutsa impamvu zatumye dutangira, kugira ngo uyu mwuga ntituzawuvemo. Hari ahantu hamwe nabonye barimo kuvuga ngo abantu ngo barashaka kujya mu mwuga cyane wa forex trading, hanyuma bari bafite akazi ahantu runaka, hanyuma bakaba bakareka. Ariko ngewe iyo nama ntabwo nayitanga. Buriya kugira umukoresha ntako bisa. Kugira ahantu ukorera ukaba ufite akazi aho hantu, ibyo bintu ni iby'agaciro gakomeye cyane, kubera yuko donc ni ahantu umuntu agenda yagukira, kandi donc uriya mushahara tubona buri kwezi cyangwa se ubona buri kwezi, nyine ndavuga kuri uwo muntu ufite ako kazi, ufite byinshi ufasha. Wivayo rero ngo uhita uvuga ngo uje mu mwuga wa forex trading by'umwihariko. Ni ukuvuga ngo ni umwuga turi bukore, wenda tukazajya tuzinduka tukawukora ku ruhande nka part time job, kandi byakunda ku muntu utagira ubunebwe bwo kuzinduka. Nzi ko bishobora kumukundira. Hari cyo ngira ngo nsobanure mu by'ukuri ku bintu bijyanye na economic news, cyangwa se icyo twita fundamental analysis. Nibyo ngira ngo mpereho. Hari abantu donc muri no minsi abantu barimo gucuruza amakuru cyane, barimo gucuruza amakuru, ariko mu by'ukuri nibyitegereza neza harimo risk itari ntoya. Wenda urugero rufatika nabaha, mwitegereze nk'iyi video ku ruhande ahangaha, aba ni abajene bari kumwe ahantu barimo gutradinga. Ntabwo nzi level ya experience bariho mu by'ukuri, ariko muraza kumva ko umwe muri bagenzi babo hari ukuntu byaje kurangira, ngira ngo murabibona. Mu by'ukuri kugira ngo ufate nk'amadolari 1000, ejo bundi hari amakuru ya CPI by'umwihariko. CPI rero ni Consumer Price Index, ariko ntabwo byagenze neza, ntabwo yagenze neza ayo makuru, ntabwo yagenze neza. Rero gufata donc amadolari nk'aya ngaya 1000 ni miliyoni igera ni nka 1,500,000, agahita agenda mu minota itarenze n'5. Mu by'ukuri uhita ubona ko ibyo bintu birababaje. Hari amafaranga uko byagenda kose, ibyo turaza kubyemeranya neza ko amafaranga aravuna. Amafaranga aravuna, niyo mpamvu tutari buze gufata ya mafaranga yatuvunnye ngo tuyakinemo, cyangwa se tuyakoreshe nabi muri makeya. Ikintu bita risk management, ni ukuvuga ngo ni ikintu cyo kwitaho mu buryo bukomeye cyane, ariko cyane, kubera ko icyo gihumbi ubundi umuntu aba akwiye kuba gitegerejeho byinshi muri uno mwuga wa forex trading. Niyo mpamvu ibintu byo kuvuga ngo gucuruza amakuru, ngewe abo twigana amabwira yuko gucuruza amakuru baba babiretse, cyane cyane iyo umuntu akiza mu mwuga nta n'amezi 5 arawumaramo. Ibyo bintu rwose ntabwo ari byo pe. Ni ukuvuga ngo trading hari ikintu batubwira, wenda umuntu ntacyakire neza ngo agishyiremo imbere muri we, ariko trading is a game of probability. Ikintu bavuze ngo ni probability, rero ikintu babivuze no kuvuga ngo bishobora kwemera cyangwa ntibyemere. Rero abantu benshi ntabwo bemera iyo parity yo kuvuga ngo byakwanga. Kandi iyo bavuze ngo ni game of probability, ni ukuvuga ngo byanze bikunze inshuro zo kutemera nazo zirimo. Dushobora kuza kutazumva muri twe ngo umuntu abyiyumvisha, ariko inshuro zo kutemera isoko rikanga, izo nshuro zirahari. Reka mbaye nk'urugero kugira ngo mubyumve neza. Nibutsa abantu no gukanda kuri like na subscribe. Nabonye abantu benshi baraza kuri video bakareba, ariko ugasanga abantu bakanze kuri like na subscribe ni bakeya, kandi narababwiye nta neza ipfa ubusa. Ibyo narabibabwiye. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri ikintu
kijyanye no kuriskinga amafaranga makeya, ngenda dukunda kugisubiramo wenda abantu ntibayite babyakira ngo donc kubera ki abantu benshi barashaka gucuruza gold, ariko gold iyo ugiye kuyitegereza ni commodity nibyo ishobora gutanga amafaranga menshi nibyo, ariko biragoye kuriskinga amafaranga makeya, kandi ari amafaranga yaratuvunnye, ari amafaranga yaratuvunnye ku buryo ngewe ku bwanjye numva niba ufite icyo gihumbi cy'idolari, reka tugerageze turiskinga amafaranga atari donc amadolari atari hejuru y'icumi, ntarenga 10, ubwo ni 2%, risk ya 2%, kandi ku munsi ntiturenze trades ebyiri, ntizirenge ebyiri. Ibi bintu ngiye ikintu mbaze kubona abantu benshi donc kungukaho abantu barunguka, rwose kunguka inyungu muri forex iraboneka pe, ariko kuyigumana nicyo kibazo gikomeye. Kuyigumana kuvuga ngo inyungu iraje ndayigumanye, icyumweru kirangiye meze neza, ninjiye mu kindi cyumweru, donc ako kantu ka discipline ni ikintu gikomeye cyane muri uyu mwuga. Ofete ni nacyo kintu numva dukwiye gukoraho, nicyo kintu numva abantu dukwiye gushyiraho ingufu, kuko abatrader benshi ngiye iyo tuganira, abo tugerageza kuvugana, bambwira ko inyungu bayibona pe, inyungu barayibona, ariko kugumana ya nyungu kugira ngo umuntu abe consistent agumane ya nyungu, hari aho bigera ukabona umuntu donc byarivanze niba ariko navuga, cyangwa se yaje kwirekura kugera ukumva ushatse kwirekura. Ariko wenda mbaye nk'uwibutsa abantu, ujya wibaza nk'impamvu bino bintu muri Ramberi bavuga ngo inyungu ya 25% mu kwezi ni nini, bakavuga ngo inyungu ya 25% ni nini mu bantu bahana Ramberi nyine, kandi ukabyumva ko ari nini mu buzima busanzwe buri traditional tubamo. Umuntu akavuga ngo nimba ampaye miliyoni 2, nkaba nzongeraho 25% ya miliyoni 2, nkumva uwo mutwaro ni munini cyane, ayo mafaranga mfashe muri Ramberi nkumva biramvunnye pe. Ibyo bintu nubifata ukabijyana muri forex bizagufasha pe, bizagufasha. Ni ukuvuga ngo hari ukuntu isoko rikwereka yuko amafaranga nyine ashobora kuboneka mu buryo bworoshye, ariko haba hari indi minsi igiye kuza imbere aho, kandi nta nubwo ari kera, igiye kuza ikakubera mibi, nawe ukabibona yuko itakubereye myiza rwose. Niyo mpamvu kwemera yuko ushobora kunguka amafaranga make mu kwezi bitarenga 25%, bishobora kuba 15%, bishobora kuba 20%, bishobora kuba na 10%, ukumva yuko ari ibintu biri nomo, iyo nyungu ukumva yuko ari nziza bikakunezeza. Kubera yuko ingero nyinshi turimo kubona hanze ni zitubwira ngo 20% yaboneka ku munsi, ngo yaboneka mu cyumweru kimwe, ariko twebwe turashaka kuramba muri uyu mwuga, turashaka kuwukora ku buryo ubu ngubu niba turi mu kwezi kwa 8, umuntu azamvugisha mu kwezi kwa 3 kwa 2027 nkamubwira yuko nkirimo gukora forex trading, nyirimo gukora uwo mwuga, kandi nkabivuga mfite confidence. Mu by'ukuri CPI yangirije abantu batari bakeya mu minsi ishize, nihanganisha abantu bakunze gucuruza amakuru, ntabwo byagenze neza, ariko izayibanjirije zagenze neza. Ariko gucuruza news ibyo rwose ngiye ku bwanjye numva atari byo, ngo ngiye ni kukurumva ano mafaranga turimo kuzana muri uyu mwuga, turimo gukoresha trading, ari amafaranga ngiye mba numva yaratuvunnye pe, ku buryo umuntu akwiye kuriskinga make ashoboka, make ashoboka. Yego inyungu turayikeneye, ariko kariskinga make ashoboka, kuko uyu munsi isoko rishobora kuba ryanze ririmo kugenda nabi, ariko ejo setup izagenda neza, kuko hari ibintu bitatu tureba mbere yuko dufata icyemezo. Hari market structure, hari area of interest, hari na candlestick signal. Ibyo bintu bitatu y'ipfundo bidufasha kugira ngo dushobore kwinjira muri rya soko. Bitaraboneka, iyo mvuze market structure mba ndimo kuvuga trend, sibyo? Kumenya ubwoko bw'isoko mu by'ukuri ugiye gucuruzamo. Ibyo bintu bitatu rero twabyitayeho, cyo nzi neza nuko donc opportunity zo ziraboneka, ariko ntabwo ari buri munsi. We trade when there is an opportunity, we don't trade every day. Ako kantu uramutse ukiyibukije
ntabwo intego ari ugucuruza buri munsi, ni ugucuruza igihe tubonye setup ibitwemerera. Ariko njyewe ndimo ndifuriza abantu ko tugomba gukora ibishoboka uno mwuga uko umuntu aba consistent akashaka uburyo agenda awutindamo adacitse intege, niko azarushaho kuwukunda. Kuko njye nk'ubu ndi mu bantu bawukunda mu buryo bukomeye cyane. Byakwanga icyumweru cyagenda nabi, umunsi wagenda nabi, inyungu zafatika zikaboneka, iyo consistency niyo ndimo kwifuriza abantu turi kumwe muri uyu mwuga n'abandi bashaka kuwuzamo, ko icyo kintu ari kumenya kurisikinga amafaranga make, ukagabanya excitement, ukumva yuko naha inyungu itagomba kuba iy'umurengera, ko ntabwo biri butandukane n'ubuzima busanzwe turimo. Ni ukuvuga ngo reka hari points zigera nko muri 14 gutyo ngiye kubasobanurira. Hari points zigera nko muri 14 ngiye kubasobanurira z'ibintu dushobora kwibanda, kuko iyo tugiye kureba ngo strategy yo gucuruza, strategy abantu benshi barayifite, natwe arizo twavuze hano kuri channel. Kandi hari abo zirimo gufasha, hari n'abandi bifitiye izindi zabo, ariko kuri side ya psychology, aho ngaho niho ngiye mbona dukwiye gukaza, umuntu agashyiramo agatege kuri side ya psychology. Reka wenda mbanyuriremo izo points zigera muri 14 gutyo. Icyambere kugira ngo ushobore gukunda umwuga tuwutindemo bishoboke kandi umusaruro uboneke. Urumva niba tuvuze ngo ni umwuga, rega n'indi myuga yose bayiha umwanya, bayishyiraho umutima, mbese kwa kuntu umuntu avuga ati nakoze ibishoboka. Naha rero ntabwo turi bubyoroshye, ntabwo turi bubyoroshye ngo tubifate nk'ibintu ntabwo uyu mwuga unoroshye habe na gato rwose. Nanabikubwira ngiye ndimo ndavuga ibi ngibi kubera yuko 2023 itangira uyu mwuga nari nkurimo. Urumva ko ntabwo maze agahe gatoya. Reka tuvuga iki, ntabwo ni umwe mu myuga itanoroshye habe na gato. Icyo ngicyo banze rwose unakene. Niyo mpamvu rero turaza gukora ibishoboka, ariko ni umwuga usaba defense expense nkeya kuwukora, kuwujyamo, ku buryo hari ibintu byinshi bikumotiva kuba utawuburamo. Reka mbabwire kuri izo points gatoya. Ni ukuvuga ngo hari icyo bita overtrading. Overtrading mu by'ukuri ureba, ni ukuvuga ngo umuntu arakora trades zikagenda neza, iya mbere ikagenda neza, iya kabiri ikagenda neza, ariko ntashake gufunga ngo afunge iyo mashine ye agende arekere, akumva ko ari bukomeze no gukora izindi trades ngo kubera yuko ngo iza mbere zagenze neza. Ubwo icyo nicyo turimo kwita overtrading. Vuga uti ngewe nkora trade 2 ku munsi, kandi izo 2 nubona ugiye gukora iya gatatu wenda wanabisengera, buri Imana ifite ukuntu dukoraho kuri character. Rwose icyo kintu ukagitsinda ukavuga uti nge n'ebyiri ntabwo nzarenze 2 ku munsi, kandi ukumva yuko bishobora kugenda gutyo bikanemera. Iyo ni point ya mbere. Point ya kabiri, ni uvuga ngo amafaranga turiskinga kuri trading, amafaranga turimo kuriskinga kuri trade imwe agomba kuba ari make bishoboka. Niyo mpamvu njyewe nkunze kuvuga ngo gucuruza commodity ya gold bisa nk'ibigoranamo, kubera yuko biragaragara yuko ari abantu babarisiteka cyane. Kuko njyewe nimba mfite icyo $1,000 kandi ndimo kwiha intego yuko ntakwiye gutakaza $10 arenga 10 kuri trade imwe, kandi najya gucuruza kuri gold nkabonayo aho nshyira stop loss ubwayo ni ku $20 cyangwa 15, abantu bayicuruza bo barabizi, barabyumva, ubwo barimo kunyumva, biraza kugorana. Kuko niba ari game of probability, ndavuga ngo what if iri soko ritagenze nk'uko mbishaka, n'iritagenda nk'uko mbishaka, bishatse kuvuga ngo ndaza gutakaza menshi arenze ayo ngewe nakwihanganira. Nicyo kibazo kiri bubeho. Mu gihe kuri pairs izindi pairs zisanzwe ho ndabikora nkareba ya market structure, nkabona yuko nshobora gutakaza amafaranga make cyane kandi bikemera. Icyo kintu gikore wowe, ihangane ufata umwanya urebe izindi currency pair uri buze gucuruzaho, commodity wiyihoreye, gold wiyihoreye, hanyuma urebe ngo uku kwezi bizangendekera gute. Bizangendekera gute, kuko ndashaka yuko tuza gusanga
icyo turiskinga cyangwa se icyo dufata icyo kuri stop loss, amafaranga turiskinga uko arushaho kuba makeya niko turushaho kuryoherwa n'uyu mwuga. Niyo experience ngiye maze kubona, niyo experience maze kubona. Kuko reka nkumbisha ukuntu uyu mwuga kugira ngo wumve impamvu ari game of probability. No kuvuga ngo ushobora gukora trade 10 urumva ukuntu ari trade zitari nkeya. No kuvuga ngo ushobora gukora trade 10 eshanu zose zikanga, izindi eshanu akaba arizo zemera cyangwa se hakanemera nenye gusa, kugira ngo ubyumve. Niyo mpamvu mbese ubwo bishatse kuvuga iki, guhomba muri trading ntabwo ari ibintu twignore, ntabwo ari ibintu dufata nk'ibyago tugize, bifeza party y'akazi. Nuvuga ngo bigize umwuga, ntabwo ari ibintu twahunga, nta n'umuhanga ubaho waza avuge ngo arabyescapinga, ntabwo bishoboka. Ahubwo birimo biravuga ngo nakoze trade 5 ziranga, muri izindi 5 ziremera, ariko ziri 5 zemeye nari ndimo kunguka byibura byikubye kabiri yahari anahombaga. Niyo discipline turi bugire gutyo niyo izatuma uyu mwuga byanze bikunze tuwutindamo kandi bikemera. Ko kandi ndumva hari abantu gafashisha. No kuvuga ngo leverage, niba uri umuntu mushyashya koresha leverage ntoya, sibyo? Koresha leverage ntoya. Nuvuga ngo leverage byibura ya 1/50, 1/100, iyo ngiyo irahagije. Ujye muri 1/1000 kandi uri umuntu mushya. Ikindi byari byose umuntu wese tradinga afite strategy akoresha, sibyo se? Hari strategy byari byose akoresha, kandi iyo strategy umuntu arimo gukoresha nyamuneka iyo strategy urimo gukoresha wiyihindahindura, nta mpamvu yo kuyihindahindura. Nuvuga ngo rero ikintu cya risk to reward ratio muri sinzi ukuntu nabisobanura. Abantu benshi ntabwo bemera, ntabwo kucyitaho ikintu cya risk to reward ratio. Nuvuga ngo nibinadukundira abantu benshi tuzagenda uko twigira imbere, umuntu agerageze kuba swing trader. Ibintu bya day trading wenda tunabirenga, umuntu aba swing trader, kubera yuko iyo turimo kuriskinga amafaranga make tugatargetinga move nini, iriya move nini dukeneye ishobora no kudutwara hejuru y'umunsi, bikaba iminsi 2-3, kubera ko dukeneye pips nyinshi. Ibyo biradufasha iki? Biradufasha ko igihe kindi bizanga isoko rizanga, byibura rizasanga kwari dufite package cyangwa se indi nyungu twagize, donc iri buturengera. Emotional trading iyo donc nindi point ngira ngo mbabwireho. Emotional trading turaza kuyirinda gute? Turava muri za mbuga. Hari imbuga, hari abantu bari mu mbuga ngo babaha signal imbuga ngo bababwira ngo biragenda gutya na gutya. Izo mbuga niba warize by'ukuri, warize uyu mwuka ukagera kuri point uvuga ngo ndimo ndakoresha amafaranga yanjye ndi mu isoko, izo mbuga zihorere. Kuko uraza gukora icyo twita emotional trading. No kuvuga ngo uracuruza ibintu ugendeye ku by'abandi ubonye bageze, ngo aracuruje we ngo arungutse, ngo bariya ngo barayabonye, ngo biriya. Oya. Isoko ni ukuryinjiramo kuko waryize. Impamvu zo kwinjira muri ririya soko zigomba kuba ziri convincing ku buryo nunageramo bikananga utari bwiblaming. Impamvu rero ni wowe uri buzishyireho ukurikije bya bindi byose umuntu akwiye kuba yarize bimufasha kwinjira mu isoko. Ikintu bita revenge, iyo ni point yindi ngira ngo tuvugeho. Revenge trading no kuvuga ngo mu by'ukuri kuba nakiga isoko nkaryinjiramo ntibikunde, umusaruro nyine narinditezemo ntuboneka, ntago bivuze ngo byanze bikunze ngo ndaza gukora izindi trading ngo paka ngo yandi natakaje ngo agarutse. Oya, ntago ibyo bintu. Iyo icyo kintu ndimo gukora ni revenge, kandi revenge ntago yemewe. Erega ikintu turi buze kumva neza nuko muri iyi forex, iri soko mu by'ukuri nta kintu ritugomba, nta n'umwenda riturimo. Nuvuga ngo ni ahantu turi buzemo, urumva, tukakora ibisabwa twize kuri side yaba ari kuri side ya fundamental analysis no kuri technical analysis, tukabikurikiza. Byagenda neza tugatikinga impamvu byagenze neza, bitagenda neza nabwo ubwo butaha tukumva ko bizagenda neza.
rwose umuntu agakomeza icyo kintu cya optimisme, kuba optimistic muri we. Ngira ngo ako kantu kajyanye na revenge karumvikanye. Nuvuga ngo hari ikindi kintu nyine abantu benshi turimo guhura nacyo cyo kuvuga ngo umuntu yimuye stop loss, ngo isoko riragiye ngo urigiye gukubita kuri stop loss handi nakize, ariko ngo ndabona ngo rwose riri bugaruke ngo rikajya muri cya cyerekezo cyanjye, bikarangira umuntu yimuye stop loss. Ibyo bintu ntabwo ari byo pe. Nuvuga ngo ubundi ni umuntu iyo ufashe icyemezo ukavuga uti ngewe nshyizemo iyi order, ubwo uracuruje karabaye birarangiye. Ibindi biri buvemo nk'umusaruro ukwiye kuba uhamanye n'umutima y'ukuri bubyemere. Ryakubita kuri stop loss iryo soko, ryakubita kuri take profit, ibyo bintu kumva ko uhamanye n'umutima. Kuko kuza kugira utundi tuntu modifyinga tujyanye no kuvuga ngo stop loss ngo uyagure ngo uyongere, ni ikosa rikomeye cyane. Cyo koze urimo kuyimura uyijyana kuri side y'inyungu, byo nta kibazo. Umurongo wo byaba ari sawa. Nuvuga ngo rero ibintu bijyanye no kwinjira hakiri kare, nuvuga ngo turabanza tumenye ubwoko bw'isoko turimo kwinjiramo. Nitumenya ubwoko bw'isoko turimo kwinjiramo iryo ari ryo, kuko ntabwo byemewe gucuruza utazi ubwoko bw'isoko. Ibyo bintu rwose byo ntabwo nuvuga ngo umwanya munini tumara ni uwo kureba ibisabwa biri butume mfata icyemezo, niwo mwanya munini mara. Ariko nimfata icyo cyemezo nkavuga ngo ngezemo, ubwo ibiri buvemo nk'umusaruro byo namaze guhamanya n'umutima ko ndi bubyakire. Ako kantu kumvikane neza. Niyo mpamvu ibintu byo kuvuga ngo ndinjira hakiri kare n'iki, oya, hagomba kubamo kwitonda umuntu donc ku buryo nimfata icyemezo nibuvuga ni ibi ahantu ninjiriye mu by'ukuri umusaruro uri buveyo, ngombe ndi buwakire uko uri buzumeze kose. Reka nongere nkasubiremo, trading is a game of probability. Probability sinzi ijambo niba muryumva neza namwe nkuko nyumva. Nuvuga ngo twaba twakoze ibishoboka twiza isoko neza, ariko nabwo ntibidukundire, ntibigende nkuko twabishakaga. Ariko bishobora no kugenda neza nabwo, ariko ntitube over excited. Nicyo kiza cy'uyu mwuga. Hanyuma dusaba ko tugira trading plan. Trading plan kuko iraza kudufasha. Turinjira ryari, kuko timing irakenewe cyane muri trading. Ndinjira ryari, donc kiza cyo kwinjira mu isoko, kumenya ama sessions, kumenya kumastaringa ama pairs, ku buryo menya ngo izi pair zimuvinga cyane aya masaha, izi zimuvinga cyane aya masaha. Niyo mpamvu nkwiye kwinjira iki gihe. Ikintu cya timing, time irakomeye cyane muri uyu mwuga. Ariko hano ntabwo ari ahantu turi buze gukirira vuba, nta mafaranga yihuse ahari. Hari abantu wenda ushobora kuba hari ahantu wagiye ukiga bakakubwira bati karabaye ugiye guhita ugura cya kibanza. Oya, ntabwo ariko bimeze. Ni gahoro. Niba uri umuntu ariko ushaka kuzawurambamo, utari umuntu ushaka guhita uvamo mu gihe gitoya cy'amezi makeya. Kutumva market conditions. Nuvuga ngo muri trading ikintu nababwira, nuvuga ngo kuza mu isoko tukaryiga, kuza mu isoko nkiga isoko, nkabona yuko nta opportunity hari muri uwo munsi, ubwo nabwo mba ncuruje. Hari umuntu ako kantu wenda utarukazi. Nuvuga ngo kuza ngiye nkiga isoko, nkareba nkaryiga mu gitondo cya kare, nkabona nta opportunity irimo, ubwo ndacuruje nabwo. Ati si ugucuruza uti ibyo ngibyo. Nuvuga ngo kubera yuko hari ibibazo, hari igihombo nari buhure nacyo ndwanyije kitari bumbeho nyine. Kubera iki? Kubera uwo mwanzuro mfashe wo kuba ntari bucuruzi. Ako kantu wenda abantu benshi, umuntu akenshi afungura chat akayireba amakuru n'iki, akumva ko byanze bikunze ari bwinjiremo. Ariko ukwiye kugeraho kuri level aho wiga isoko ukabona yuko utari bunaryinjiremo, ukaryihorera. Strategy niba uyifite wihindahindura strategy. Ariko strategy uravuga ko yanze nta n'amezi 3 urayikoresha gute? Ntabwo ibyo bintu ari byo. Kandi ikindi, ntabwo turi bwignoringe economic news, amakuru. Sibyo? Amakuru si bwo ntabwo turi bucuruzi turebeye kuri technical analysis gusa. Oya, nuvuga ngo amakuru
nayo afite uruhare, nyamuneka ujye ubanza urebe kuri ya kalenda, ubyiteho. Urumva uko dukurikiza ibisabwa niko turengera ya konte iriho ya mafaranga yatuvunnye, niko turushaho kwishimira umwuga, niko turushaho no kutawuvamo, ahubwo tukarushaho kugenda tuwubonamo umusaruro uko tugenda twigira imbere. Ni ukuvuga ngo trading journal ni ukuvuga ngo niba hari ibintu washyizeho, hari ibintu tugomba gushyiraho bituma ducuruza muri ririya soko, ariko reka tubikurikize mu buryo buri consistent. Niba ntabyo ufite ugenderaho, ngewe uzambwire nzabikoherereza, kuko hari ibyo tugenderaho. Hari ibyo dukwiye kuba tugenderaho mbere y'uko dufata icyemezo. Hari ibijyanye na side iri tekiniko yo kwiga isoko, ariko hari n'ibindi bijyanye na discipline y'umuntu ku giti cye, umuntu. Ubundi abahanga bavuga yuko iyi trading dukora mu by'ukuri akenshi donc ifite uruhare cyane ku miterere y'umuntu, imyitwarire y'umuntu cyane kurusha imyitwarire y'isoko. Ni ukuvuga ngo ni ugukora kuri karagiteri yawe, imiterere yawe. Hari ibintu bimwe na bimwe ugomba kugenda uhindura mu uko usanzwe uteye kugira ngo iri soko ushobore kuribasha. Ni kubw'ibyo rero ngira ngo mbagire inama. Hari igitabo ndimo gusoma cyitwa Trading in the Zone. Harimo abantu bagisomye mu myaka yashize, kuko ntabwo ari igitabo cya vuba, kimaze igihe. Ariko icyo gitabo nugisoma gikora kuri psychology, imitekerereze, uburyo ubonamo ibintu n'uburyo ugira reaction ku bintu runaka. Bavugamo urugero nabaha nko mu mapaje ugera mu mapaje 50, hari ahantu bavuga ngo umwana ukiri mutoya ngo yakinishije imbwa, kubera ko nyine yabonaga ari nk'igikoko cyiza rwose. Donc bakajya bakina n'iki, umwana akagira excitement, ariko umunsi umwe urumva inyamaswa nayo hari ubwo wenda nayo iramuka itameze neza bitewe n'impamvu runaka. Umunsi umwe umwana arabyuka ajya gukinisha ya mbwa, ayegereye atangiye kuyikoraho, ibiramurumye, imurumye, umwana arababara, ararira. Ahita avuga ati kumbi imbwa burya iranaryana, ishobora no kunduma nk'ababara bigeze aha. Umwana asa nkaho ayihuzwe, yajya yibona noneho kuyegera akabyihorera. Noneho ngo umubyeyi baza kumujyana ahandi hantu, donc abona mushuti ku yindi famille, basanga yimbwa. Umwana nyine agira reaction yo kuvuga ngo ntabwo iyi nayo ndi buyegere, bitavaho bineze ibindi bibazo. Donc ubwo hahise hajya akantu mwimbere muri we ko kugira ko kumva atinya imbwa. No muri trading rero mu by'umwihariko byo bashaka kubigeranyaho, iyo utarahura na loss nini ntabwo wumva neza umumaro wa risk management turimo kuvuga ibyo ari byo. Ngo ubone loss kubabaze ko kandi ugomba birababaza. So urumva hari measures uhita ufata iyo ibyo bikubayeho by'ukuri ku mafaranga yakuvunnye. Hari measures uhita ufata, okay, kugenda gake burya ni ngombwa. Hari umujene umwe wambwiye ngo amafaranga yacu ngo n'ubundi ngaba ari makeya. Serije ibyo bintu uvuga byo kugenda gake kandi n'amafaranga ari make tugomba kuyakuba, ahubwo tukareka ukuntu twiteza imbere. Ikibazo kirimo muri uko gushaka kuyakuba niho araza gushira. Kandi ahantu ho gukura ayandi hashobora kuba wenda hatarimo donc hadahari by'ukuri, kuko ntabwo turi bwishinga umuntu ufite ibihumbi 10 by'idolari urimo kugenda kura y'igihumbi acuruza, sibyo? Kandi wowe inyuma ikiriyo nta na miliyoni imwe iriyo. Ubwo no ngo yandi make rero wafashe icyemezo cyo kuzana muri uyu mwuga, yafate neza, gake gake. Iyi discipline turimo kuvuga igendereho, nibwo umusaruro wifuza nawe uzagera ukabona urimo uraboneka. Ni ya like na subscribe, kandi Imana ibarinde.